DDK TV Gospel Show. Bwoko bw'Imana, nshuti z'umusaraba, turagarutse nanone kugira ngo tuganire ku jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ribasha kuduhindura, rikatwereka icyerekezo kindi cy'ubundi buzima. Mbanje kugusuhuza aho uherereye hose, wowe udukurikiye uri mu Burayi, wowe udukurikiye uri mu bihugu by'ibiyaga bigari, wowe udukurikiye uri hirya no hino ku isi. Mbanje kugusuhuza muri uyu munsi. Nitwa Didier, nkaba nje ari nge watoranijwe kugira ngo ijambo ry'Imana ribashe kunyuramo, kugira ngo rimfashanye namwe muri uyu mugoroba w'Isabato. Mureke mbere ya byose tubanze dusenge. Data twese uri mu ijuru, Mana ikiranuka, tugarutse imbere y'ubwiza bwawe tuzanywe no kugushima. Waraturinze mu minsi 6 duhereje inyuma y'amaso yacu, wabanye natwe uraturengera, ubishimirwe cyane. Muri aka kanya tugiye kwiga ijambo ryawe, ndakwinginze ngo ari umutima wanjye ndetse n'umutima w'abagiye kumva, twese dukizanwe kugira ngo ubwo uzaza tuzajyane mu bwami bwawe. Ibyo mbikwakiye ubuntu mu izina rya Yesu urakoze, amen. Uyu mugoroba bwoko bw'Imana ngarutse ngira ngo tuganire ku magambo avuga ngo kwizera. Amagambo nahaye umutwe uvuga ngo reka twizere Imana, kuko kwizera Imana harimo ubutunzi buhambaye. Mu kwizera Imana harimo ubutunzi butaboneshwa n'amaso y'umwana w'umuntu. Ndatangira ku gatekerezo gato bwoko bw'Imana, agatekerezo kabayeho mu gihugu cy'Ubushinwa. Umugabo umwe yari afite impano ikomeye cyane. Impano yarize ibintu by'ubugenge, reka mbyite ubugenge cyangwa iby'ubugeni n'ibyo gushushanya. Iby'ubugenge ndabyita nka bya bindi bavuga ngo korobasi. Yari yarize korobasi, akajya abasha kuba yakwambutsa umugozi hejuru ya etaje, akayambukaho agendesha ibirenge bye n'amaguru ye, akambuka umugozi ahagaze agenda. Umunsi umwe rero yakoraga ibyo bintu, arangije atanga itangazo mu gihugu hose. Yari umugabo uzwi cyane. Atanga itangazo ati noneho ngiye kuzabakorera ibintu bitangaje, nzambuka umusozi, nambukiranye umusozi n'undi. Muri biriya bihugu habamwe imisozi rero miremire ifite ibihanamanga bikomeye cyane, ifite uburebure budasanzwe. Uwo munsi rero atangaza iryo tangazo, abantu bose baratangara. Arabwira ati muzahure tuze mbereke uburyo nzambuka n'umugozi nkambukiranye uwo musozi. Abantu baratangara bati ibyo ntago byashoboka, barumirwa. Umunsi rero uza kugera, bateranira hahandi. Umugabo yari yarabiteguye neza, yarateye imigozi, arangije arambuka. Amaze kwambuka umugozi, abantu baravuga ati noneho arapfuye, birarangiye. Arambuka umugozi awugeza hakurya, arangije arongera aragaruka. Abantu barumirwa cyane. Arabwira ati si ibyo gusa. Arangije afata ingorofani, ayisunika kuri wa mugozi, aragenda agera hagati, abantu batari buhanuke. Aragenda arenga umugozi agera hakurya. Maze kugera hakurya aragaruka. Gitangaza cyabaye kuri uwo munsi rero, abantu bose bakoma amashyi bati umuntu hano ntasanzwe, afite ubugenge budasanzwe. Arabwira ati rero bavandimwe, mubasha kwizera yuko nakwambutsa ikintu hano kikambuka kikagera hakurya? Bati yego cyane turabyemera. Noneho rero nimba mubyizera kandi mwabibonye, nambukije ingorofani ndetse ndagaruka, umwe muri mwe ubasha kwizera naze yinjire muri iyi ngorofani, mwambutse uyu mugozi agere hakurya. Abantu bose barebanaho barategereza, reka da habura uwakwitanga ngo yambuke wa mugozi. Ariko muri uwo mwanya muto cyane, umwana arebye hirya no hino, ararangaguje amaso, abona nta muntu n'umwe wabashije kwizera se.
muri iryo teraniro hari hajemo umwana w'uwo mugabo. Aravuga ati njyewe data ndamwizera, atera urutoki ati data njyewe ndaza kandi nizeye kuri bunyambutse. Muri ako kanya abantu baramufata baramubwira ati wa mwana we ugiye kwiyahura, dore uri na mutoya ushobora kugera hagati ukagira isereri ugatuma na so muhanukana muri iriya manga. Umwana aravuga ati oya nizera data ntago ndi bugire ubwoba. Umwana aragenda ajya muri ya ngorofani, ise aramwambutsa aragenda gake gake, bati noneho hagiye kugwa. Ariko mu kwizera kwinshi wa mwana yizeye se, yambuka wa mugozi, barawambuka ndetse barongera baragaruka. Inkuru ikwira hose iba kimomo yuko umugabo adasanzwe abasha kwambuka umugozi n'ingorofani ndetse yashyizeho n'umuntu. Ibi nkuru ikwira hose. Reka ngarukira aho ngaho. Icyo nashaka kubabwira bene data, wa mwana baje kumubaza bati ni gute ubasha kugera ku rwego rwo kugenda kuri ya ngorofani, wumva gutari bupfe? Aravuga ati data ni umuntu wa mbere mu isi nizera, kabone nubwo byaba ngombwa ko tuguye yari kundokora. Urumva rero umwana afite ubushobozi buhambaye bwo kwizera se. Ese bana b'Imana bavandimwe, twizera Imana ku rwego rungana iki? Ni bingahe bibasha kuduca intege tukagera ku rwego tubasha ndetse no gutsindwa tukava mu byizerwa? Isuzume, nanjye nisuzume mwene data muri uyu mugoroba, turebe nimba koko kwizera kwacu kukiri ku rugero ruhagije bene data. Ahangaha ngiye gusoma ijambo, mwibuke ko dufite umutwe uvuga ngo ese kwizera kwacu, kwizera kwawe cyangwa kwizera kubasha kuba ubutunzi bukomeye nubwo tutabirebesha amaso y'umubiri. Amaso y'umubiri ntabasha kubibona, ariko amaso y'umwuka yo arareba. Dufite isomo ryo muri Yosuwa, niryo tugiye gutangiriraho. Isomo Yosuwa ubwo yashakaga gukangurira ubwoko bw'Imana kongera guhindukira bagakorera Imana mu buryo bukwiriye, bakava mu bigirwamana ndetse bakerekera kuwiteka ku buryo bukwiriye. Iryo somo riri muri Yosuwa igice cya 24 umurongo wa 15. Haravuga ngo kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka uyu munsi, nimwitoranirize uwo muzakorera, nimba ari izo mana za basogokuruza bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abaroni bene iki gihugu murimo, ariko njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ahangaha Yosuwa yari amaze kubona yuko ibintu bigeze iwa ndabaga. Yari amaze kubona ko Abisirayeli bamaze gushayisha cyane mu bya mwuka. Yari amaze kubona ko kwizera Imana bitagishoboka. Ariko arangije mu kwizera gukomeye yaturira bene Abisirayeli bose, abatura ijambo rikomeye cyane. Aravuga ngo nimba mubasha kwihitiramo izindi mana, mwebwe nimuzikorere, ariko jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Yosuwa yari afite kwizera gukomeye. Yosuwa yabaye umugabo, yabaye intwari mu kwizera. Ndakwinginga mwene data muri uyu mugoroba kugira ngo wizere Uwiteka. Nta kintu twakora, nta kintu twageraho tutabashije kwizera Imana. Benshi cyane muri ubu buzima bwa none barahura n'ibigeragezo n'ingorane n'intambara zirimo, bakavuga bati ariko burya twari twarahumye, igihe twatakaje ni cyinshi dukorera Imana, reka noneho tuyoboke izindi mana. Bene data ndabinginze, nimugaruke ku mwami wacu, kuko uyu mwami wacu niwe mbaraga, uyu mwami wacu niwe ushoboye. Umunsi umwe Elisa, ubwo hari ingabo zidasanzwe nyinshi cyane zari zibakikije z'abamarayika, umugaragu we aramubwira ati ni ukuri turapfuye turashize, dore ingabo zatugose, ingabo zigiye kutwica, zigiye kutumira bunguri. Ariko Elisa asaba amaso y'umwuka, maze Imana ihumura umugaragu we abasha kureba. Yaje kureba asanga
benshi cyane. Hari ingabo nyinshi z'abamarayika zakikije za ngabo z'iby'umubiri. Bwoko bw'Imana, reka turebeshe amaso y'umwuka, turebe iby'ubuzima bw'ahazaza. Isomo ngiye gusorezaho riri muri Zaburi 125. Yego, 125 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Iyi Zaburi ubwo Dawidi yari amaze gukorerwa ibitangaza byinshi bidasanzwe, byatumye ahimba iyi ndirimbo, ayita indirimbo y'amazamuka. Iravuga ngo, abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni, utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Kuko inkoni y'umutware w'abanyabyaha itazaguma kuba ku mwandu w'abakiranutsi, kugira ngo abakiranutsi be kuramburira ukuboko kwabo gukora ibyo gukiranirwa. Uwiteka ugirira abeza ibyiza n'abatunganye mu mitima, ariko abiyobagiza mu nzira zabo zigoramye, Uwiteka azabajyanana n'inkozi z'ibibi, amahoro abe mu Bisirayeli. Haleluya. Nukuri muri uyu mugoroba mwene data, ubwo Dawidi yari ari kwivuga ibigwi n'imyato, avuga ibyiza by'Uwiteka. Hano yavuze amagambo meza cyane ngo abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Mwene data, nukuri wiringiye Uwiteka ni ubutunzi bukomeye. Kwiringira Uwiteka ni ubwami budasaza. Kwiringira Uwiteka ubasha kubona ibyahazaza ndetse n'iby'uyu munsi wa none. Icyabuze mu mitima yacu ni ukwizera. Reka twizere ndetse dushikame, kuko abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni, ntago bashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Mbese bwoko bw'Imana, kuko imisozi igose i Yerusalemu murayizi, abakurikiye amateka iyo misozi murayizi. Niko Uwiteka rero aguhamirije uyu munsi muri uyu mugoroba ngo nawe agota abantu be. Bwoko bw'Imana, azakugota uri mu by'isi? Ese koko azakugota wamaze gutandukira, washayishije? Benshi cyane baracogoye muri minsi imeruka, benshi cyane bacitse intege. Uraganiriza umwe akakubwira ati oya, iby'idini ntago nkibyitaho, ntago nkibireba, genda gusomera mu rugo, genda kwigira mu rugo. Bwoko bw'Imana, hindukira ugaruke. Muri uyu mugoroba ndifuza yuko ubu umugoroba w'umugisha, ubu umugoroba wo gutekereza ndetse twisubiramo. Imigisha yose twabona tuzayivana mu kwizera Imana. Ibyiza byose twabona tuzayivana mu kwizera Imana. Ahangaha Dawidi yizeye Imana ku rwego rudasanzwe, ariko nyuma yaje gushima Imana, ayivuga ibigwi n'imyato by'ibitangazo Uwiteka yamukoreye. Kandi koko mwese murabizi, musubire mu mateka ya Dawidi muzasanga yarabaye intwari. Nubwo yagize gutandukira, ariko yaragarutse aba intwari, arihana. Reka natwe duhindukire tuba intwari ndetse dushikame, ngo kuko inkoni y'umutware w'abanyabyaha itazagumya kuba ku mwandu w'abakiranutsi. Inkoni y'umutware w'abanyabyaha itazaguma kuba ku umwandu w'abakiranutsi. Bwoko bw'Imana, ese koko urifuza ngo inkoni y'umutware w'abanyabyaha ikomeze kuyobore, ikomeze gutsikamize? Reka dufate umwanzuro muri uyu mugoroba, reka dufate ingamba, twizere Uwiteka, kuko mu kwizera Uwiteka harimo ubutunzi tutabonesha amaso yacu muri aka kanya. Ariko iyo wizeye Imana ugenda ubona kimwe ukabona na kiriya. Reka ntitwite kuri bya bigeragezo biri kutugwabiza, ahubwo duhaguruke ngo kuko inkoni y'umutware w'abanyabyaha itazaguma kuba umwandu w'abakiranutsi, kugira ngo abakiranutsi be kuramburira ukuboko kwabo gukora ibyo gukiranirwa. Bwoko bw'Imana, Uwiteka muri aka kanya arifuza yuko arashaka kukuvana muri iyo ngoyi, kugira ngo utazaguma kurambura ukuboko kwawe gukora ibyo gukiranirwa. Ngaho nawe mwizere, fata ingamba zikwiriye. Ndizera neza ko muri mugoroba turi kumwe rwose, kandi
turabyumva kimwe rwose. Uwiteka agirira abeza ibyiza n'abatunganye mu mitima. Bwoko bw'Imana, reka nsohoreze kuri iri jambo. Uwiteka reka tugirire neza, kandi agirira abeza ibyiza ba bandi batunganye mu mitima. Reka tugire kwizera ndetse dutungane mu mitima, ndetse dushikamishe Uwiteka umutima wacu wose n'ubugingo bwacu bwose, nawe azadukorera imirimo n'ibitangaza. Muri uyu mugoroba ndizera yuko ufatanyije nanjye gufashwa. Tekereza mu mutima wawe, ntusubize uwo mwicaranye muri aka kanya. Ese koko birakwiye ko twizera Imana? Ese koko birakwiye ko dukorera ibigirwamana? Yosuwa ati, nimba ari Imana za ba sogokuruza bo hakurya ya rwa ruzi, ngaho nimubakorere, ariko njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ibaze nanjye nibaze muri uyu mugoroba, ariko icyiza gihari ni uko twakwizera Imana ikatugirira neza. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu nibyo mbasabiye nanjye nisabira muri uyu mugoroba. Amen. Mureke dusenga Imana. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane. Tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe. Tugushimiye ijambo ryawe washyizeho, ijambo ryawe wubatse kugira ngo ritugirire neza, ridukangure, ridusubize mu buzima bushya, rituvane mu ngoyi ya Satani, ahubwo ritubohore. Data wa twese ndagushimye muri uyu mugoroba w'isabato. Uduhe umugisha wawe nk'uko wawusezeranije abera bawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu mbisabye. Amen. DDK TV Gospel Show.